uyu munsi w'amateka nibyo kandi uzahora wibuka kuko aribwo ndahiriye imbere y'Imana n'abantu kuba uwawe none n'ibihe byose. Ntuzongera kwicwa n'irungu ukundi, uzajya utaha wisange. Nzakuruhura unaniwe kandi nucika intege nzagutera ingabo mu bitugu. Nemeye kukubera mama w'abana bawe, imfura yanjye igiye kuva iwawe. Icyampa ngo imico n'ingiro byawe bizayirange. Uzahora uteka ushima Nyagasani ko yasubije ibyo wasengeye. Sezera imbeho burundu kuko ntazatuma na rimwe kugeraho. Iteka uzajya ukanguka umbona iruhande rwawe, maze nanjye nkurebe nkubwire ko ngukunda kandi ngushime ko wankunze. Warakoze kumpitamo nanjye agatako kawe humura sinzacura. Nubabara nzababara, niba ushima nanjye nzishima. Mu bukene nzakubaha, mu burwayi nzakurwaza, mu byago nzakuguma iruhande. Mbese muri make byose njye nawe tuzabisangira kuko uri njye nanjye nkaba wowe. Urukundo rwacu ruzaba isomo ku bato, mu busaza bwacu tuzaba urumuri, maze icyizere kigaruke ko urukundo ntaho rwagiye. Iterambere tuzarifatanya, sinzatuma unanirwa kandi turi kwikorera. Nunanirwa nzajya nkubagiza ashyushye, agacuma kawe kazahora kuzuye. Uzajya uhora ubona ibishya mu busitani nagukoreye, impumuro yaho ntizatuma wemera kuhava. Hari imizabibu myiza cyane ku buryo inkongoro yawe izajya ihora yuzuye umuvinyo. Iyo mizabibu igira umuvinyo mwiza cyane ku buryo uburyohe bwabo butazakwemerera kunywera ahandi. Ndagukunda bitavugwa, uzahora iteka utuye mu ndiba y'umutima wanjye. Uzahorana ikamba ry'umwami wanjye, mu bwami bwawe ntawe uteze kugusimbura. Gusa mugenzi wanjye ndagusabye n'inkosi uzambabarire kuko kubabaza sibyo nifuza. Ariko akamuntu nikanganza, uzambabarire kuko ndagukunda sinaruta nkubabaza. Naragukunze, ndagukunda kandi nzahora ngukunda none n'iteka ryose. Amina. Ndi uwawe kandi nawe uri uwanjye. Ndagukunda.